mu mutima wanjye kandi yashyize mu butware nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera umucyo ukuri Yesu umukiza we mucyo. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 40 n'umurongo wa 29 aba ariho duhera. Niyo iha intege abarambiwe kandi n'utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Mudacyahwa John Baptiste. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana, abakobwa n'abahungu. Yesu yangiriye neza. Hanyuma nduwa hano kubera yuko ndi wo muri iri torero, muri paruwasi ya Gatenga. Iyi misozi iyi niyo narereweho. Hanyuma nkaba ncumbitse Murambi hafi n'urusengero, niho Imana yampaye icumbi. Amen. Turashimira Imana ko nanjye mbonetse hano, kandi n'ubushize narahabonetse nagiriwe ubuntu, kubera ko urumva nyine ni mu rugo. Hanyuma twari tumaze kumva amagambo y'Imana. Hari uwavuze ati se koko twari dukwiye kujya twigishwa. Hari umwe twahuye arambwira ngo twari dukwiye kujya twigishwa n'umwigisha umwe, ariko ntacyo ko bitabyigana. Se ntabwo bibyigana. Haleluya. Ariko nanjye ndashimira Imana ko yanyemereye kugira ngo nanjye ntangeho nka deseri. Haleluya. Amen. Haleluya. Ko mutanyikiriza kandi numvaga mwikiriza. Haleluya. Haleluya. Impamvu ndumva bindimo, pastor, izo utateye ndazitera bitewe n'impamvu. Kubera yuko iyo turi hano tuba dukora ibintu bikomeye. Muri Matayo 4:4 muribuka amagambo ariyo. Hari amagambo Satani ariho agerageza Yesu ngo amaze iminsi 40 atarya atanywa. Hanyuma yamubwiye amagambo akomeye, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, fata aya mabuye uyahinduremo umutsima urye. Aramubwira ngo, Yesu aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ngizo haleluya rero aho ziriho ziva. Turasa nk'abantu turimo kugabura ibyanditswe byera. Bwana sifiwe. Kandi ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mwinshi. Pawulo yandikira Timoteyo wo kweza umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, ngo umuntu w'Imana abatunganye afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Urumva tutari dukora ibintu bikomeye.
turasa nk'abantu kandi turimo gutamba ibitambo by'uko turi amahoro. Ikindi turasa n'abantu kandi barimo gusenga mbere yo gusenga. Murambabarira abamfata sinjya ngira imyifata imbere y'abakristo, ndabisaba na mwarimu, rimwe ngira imyifata igenda ihindagurika ariko mu minota mike, ntinya iminota y'itorero kubimenya na yindi wampaye ntayibugeze, ntago ndi buyigezeho. Reka ncuranwe vuba. Turasa nk'abantu bagira gute? Barimo gusenga mbere yo gusenga. Haleluya. Cyangwa barimo gusenga mu gihe cyo gusenga. Mumere Imana icyubahiro. Amen. Ntabwo aya masengesho dusenga mwari, ntabwo ari amasengesho y'amatakiyangoye. Ahubwo Imana ishimwe ko turimo gusenga mu gihe cyo gusenga. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi ndashimira Imana. Ndi nshimira Imana ngo nihute. Ikindi shimira Imana ni muri uyu muririmbyi naririmbye, kandi nishimira Imana nawe wishimire. Muririmbyi yavuze ngo nahawe ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo ni Kristo, ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye. Hari igitero ntagezeho kubera iminota cya gatatu, mubare gatatu ni igitangaza. Kiravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba. Hehe? Mu ishyamba anshyira mu murima. Mu murima ni mu murimo. Umva baririmbye, mu murima naho muri. Turasa nk'abantu kandi bakora ibintu bikomeye siko nababwiye, bariho basa n'abantu bari mu rutoki rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndashimira Imana ko yanshyize hehe? Yankuye iyo yishyira mu murima. Nanjye ndasa n'umuntu ndiho mbagarira urutoki rw'Imana. Amen. Haleluya. Mwaretse nanjye nkavuga amaboko akomeye y'Imana n'imbaraga zayo nkahita niyicarira vuba vuba. Amen. Haleluya, haleluya. Itorero ry'Imana rero nagira ngo rwose tujye dukunda ijambo ry'Imana cyane cyane. Kuko Dawidi yaravuze ngo 119:11 aravuga ngo narabibitse mu mutima kugira ngo ntacumura ku Mana. Kuko ntabwo byemera mureke tuvugisha ukuri kw'abakristo. Nigitumye tumeze uko tumeze, ariko kutari kubi, ariko twakagombye kuba uko ukuri gukwiriye. Turi abakene, kuko ntabwo byemera ko umuntu ufite, haleluya, ufite ibyanditswe byera, ntabwo byemera ko ibyaha byinjira. Ntibyemera, ntabwo byemera ubukene bw'ijambo. Kuko nasomye ijambo ejo bundi ndiho nigisha iwacu, nongera kumva ndakangutse hariya muri Yohana 15 n'umurongo waho wa 7. Hari amagambo avuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuguma muri Yesu n'amagambo akaguma muri we ni ibintu bibiri bitandukanye. Bibiri bitandukanye bihuye bikarema ibifatika mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo dukunde cyane ibyanditswe, dukundire natwe Bibiliya ariho hanura, kandi uko kuri ibyo yahanuraga ni ukuri. Ariko reka natwe twihanurire kandi mutega amatwi tubahanurire. Mushumba tubwiye ko ari amaboko akomeye, kuko kuwiteka kuracyakora. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuracyakora. Ariko reka mbabwire nizi imbaraga Imana igiha abantu bayo. Dusomye amagambo Yesaya ari hanura, yarakomeje guhanura, yaravuye hirya amaze guhanura Hezekiya, arakomeza arahanura. None ageze aha ngaha avuga uburyo Imana ngo ikomeye cyane muri ibice byaho 40. Avuga uburyo ngo ugize gute ikomeye.
arahanura rero, aravuga ndihuta cyane kugira ngo ya minota nyisige munkurikire. Aravuga ngo niyo ni Imana iha intege abarambiwe, n'utibashije ikamwongera iki? Imbaraga. Abasore b'imigenda ngo bazagenda baruhe, n'abasore bazagwa rwose, bazacogora. Ariko ngo abategereje Uwiteka, abategereje iki? Uwiteka, ngo bazasubizwamo intege nshya. Mu yandi magambo, ubwo ni imbaraga. Bazasubizwamo imbaraga nshya. Intege z'izo mbaraga, ariko Bibiliya yera iravuga ngo ni intege nshya. Bazasubizwamo intege zimeze gute? Nshya. Nshya. Haleluya, haleluya. Hamwe na bya bindi bariho batubwira by'amasezerano Imana irimo kutuvugaho. Imana iduhe imbaraga nshya. Imana iduhe imbaraga nshya. Imana igira gute? Iduhe imbaraga nshya. Ni ukuri, iki ni icyifuzo cya buri wese uraha muri iri teraniro. Ni ukuri dukeneye imbaraga nshya. Amen. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ni uko imbaraga zakoraga hirya iriya mwirangara, hirya iriya 2019 ntabwo arizo zirimo gukora 2023. Torero, imbaraga z'Imana iha abera bayitegereje, kandi zirakenewe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Amen. Izi mbaraga Imana itanga, nagira ngo mbabwire imiterere yazo. Ni imbaraga zidacogoza umuntu uzifite. Ni imbaraga zitananiza uzihawe. Arasinzira ni ukuri kose. Ni imbaraga zigurukisha umugenzi bibaye ngombwa. Amen. Haleluya, haleluya. Ni ukuri, mbabwiza ukuri, hari ibintu dusigaye tubona Mana yo mu ijuru ya Isaka na Yakobo bikeneye ko iyo mu ijuru yatanga izindi mbaraga. Kandi ndi imbere yanyu, Imana ishimwe, hari igihe wigisha ijambo ukumva rikakunezeza cyane. Iri jambo Imana ibafashe iduhe ku zindi mbaraga. Torero. Kandi ndashimira Imana, muyimpere icyubahiro, muyikomere n'amashyi, muyihe impundu. Kubera iki tuyikomera amashyi? Nuko Bibiliya irimo kumbwira ko abayitegereza bazahabwa imbaraga nshya. Bivuze ngo ndikumvamo ikindi kintu, cyangwa nkora ntekereza yuko Imana ifite imbaraga zitarakoreshwa, ziri ahantu. Niba nigeze gutekereza, hari ahantu nigeze kujya kure, nsanga hari ahantu hari amakontineri ahantu mu kigo gutya, nkabona amakontineri arasirinze ntarafungurwa, nkabona aracyafunze. Nagira ngo mbatangarize yuko Imana igifite amakontineri atarafungurwa. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro ko yiteguye kuzitanga ku bantu bayitegereje. Amen.
Haleluya, haleluya. Kandi izo mbaraga ngo ntabwo ngo bazagenda ngo be gucogora, ngo bazagenda kandi be kunanirwa, ngo bazahagurukisha. Hari Bibiliya nasomye y'Ikinyarwanda ngo barazahagurukisha amababa nka kagoma. Haleluya, ntabwo bazagwa mu nzira. Toperance ntabwo bazagwa mu nzira. Abantu bategereza Imana. Imbaraga nakoreshaga kera nkifite abana batoya b'indahekana ntabwo arizo zikora ubu barabyirutse bari muri za kaminuza. Hakenera izindi imbaraga umushumba yakoreshaga kera akiri umwarimu ntabwo arizo zikora. Muze imbaraga wakoreshaga cya gihe gishize ntabwo arizo zikora uyu munsi. Imana ishimwe. Imbaraga wakoreshaga ukiri umukristo ntabwo arizo uri bukoreshe uyobora icyumba hano kuwa kane gikomeye. Toperance, Imana ishimwe. Ntabwo imbaraga wakoreshaga ukiri inkumi ntabwo arizo ziri buze gukora noneho uri umubyeyi. No. Ariko ndashimira Imana, ndashimira Iyera. Ndashimira Iyera ko ifite imbaraga. Imana ishimwe. Muyikomera amashyi, muyimpundu. Ashimira Imana. Toperance, ntabwo tuzagwa mu nzira. Topera kutarasi ya dutaye. Sheperance. Imana ishimwe. Ntabwo imbaraga turimo gukoresha 2003 ntabwo arizo zizakora 2005. Imana ishimwe muri iri teraniro ko yiteguye gutanga izindi mbaraga. Haleluya. Nshya. Yiteguye gutanga imbaraga nshya zirahari. Hari simbiza ahantu ntabwo mbizi. Hari ikibuga cy'ahantu ntazi cyuzuyemo ibyo bikontineri yiteguye guha abantu bayo kugira ngo batazagwa mu nzira. Imana ishimwe. Kandi izo mbaraga nazikunze ntizicogoza uzihawe. Ntabwo uzihawe uzifite ntabwo aruha. Uzifite yifitemo no kuguruka agasanga Imana aho iri. Muyikomera amashyi. Nshoreje aho ni icyifuzo nabahaga. Imana itugirire neza, tuzasubira ubutaha. Ntabwo mvuze abazihawe. Ba Daniel bari bazifite, ba Yosefu bari bazifite, baranesha. Ba Daniel bakura Abisirayeli. Mana yanjye, Mose yarari nazo, yambutsa Abisirayeli inyanja itukura. Haleluya. Ntabwo tuzagwa mu nzira. Dufite Imana kandi turayitegereje. Harahirwa rero abantu bafite mu mitima yabo inzira z'Isiyoni, kuko ntabwo niyo bagera mu gikombe hazahinduka ahantu h'amasoko. Ni imbaraga zifata inyanja itukura Abisirayeli bakambukira ahumutse. Ni imbaraga zifata Daniel mu rwobo rw'intare akararamo akavamo agasinzira akicura agataha ntacyabaye. Imana idufashe. Muhaguruke dusenga Imana. Ntabwo ushaka gufata iminota y'itorero. Message yumvikanye. Ndifuza yuko twasenga tukagira icyifuzo. Aya maboko akomeye y'Imana nari ndimo shaka gukomeza kuyashimangira. Arakomeye. Mushumba
kiradusengere nanone kandi tugukoreshe niho tukuboneye. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Haleluya. Izi mbaraga z'Imana, yego muririmbyi yaravuze ngo turagusaba mwami Yesu twoherereze izo mbaraga, ko dufite intambara ikomeye mu isi cyane, turazikwiriye rwose. Yesu ashimwe cyane. Ariko izi mbaraga yavuze ngo niyihereze intege abananiwe. Iyo unaniwe uba ukeneye imbaraga, ngo n'abatibashije ikagira ite kabongera imbaraga. Waba uri mu kimwe muri ibyo byiciro byombi, kimwe n'icyo kunanirwa, cya kabiri waba utibashije, icya gatatu waba waragize impamvu zituma imbaraga zijya kure yawe. Dore amaboko akomeye y'Imana, dore imbaraga zivana kuzimu zigashyira hejuru, dore imbaraga zivana abantu ku cyavu zikabagira abasirimu n'abakire hano i Kigali. Nizi ni imbaraga zitanga ubuzima, ni imbaraga zitanga byose, ni imbaraga z'Imana. Mureke dusenge tubwire Imana ngo Mana, tubwire Imana ngo Mana dukeneye izi mbaraga. Namwe niko mubyumva? Turagusabye mwami Yesu wohereze uwo mufasha wa, kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose, dushaka uwo mwuka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugene. Umwuka wera ko imirimo ikomeye ni wowe meza. Tugira ubwoba cyane iyo tutakikumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugene. Ndagira ngo duhindure position nk'abasaba imbaraga. Yego, wapfukama, wahaguruka, wanahindukira ukareba nko ku rukuta, ariko dushakashaka ukuntu buryo ibintu nuko byiyumvamo. Mwabona isake ishaka kubika, banze igisiri kikabyiyumvamo igahita ikora akazi. Rero nawe hindura icyerekezo. Umuntu usaba imbaraga akwiye kubanza akava mu ntege, akabanza akava ko mbona munaniwe se ni inzara, ariko amasaha aricumye da. Ariko ahakwiyiriza murabimenyereye ndabizi. Tugiye gusenga dusaba imbaraga. Si cyo tugiye gusengera? Urasaba imbaraga, urashaka imbaraga. Hari ibintu bibiri bitabangikana, ni ubwoba n'imbaraga. Mu muntu umwe ntibyakunda. Urabanza ukirukana iki? Ubwoba. Hanyuma hakinjira iki? Imbaraga. Mana y'imbaraga nyinshi, Mana twizera, Imana twiringira, Mana itanga ubuzima n'imibereho, Imana ishobora byose. Turi hano mw'iri teraniro tubonye ijambo ryawe icyo rivuze. Ravuze ngo ni wowe imbaraga abananiwe, ngo batibashije ukabongerera imbaraga. Uri Imana ivana ikuzimu, uri Imana ituza abantu, uri Imana itanga ubuzima n'imibereho, uri Imana twiringiye, uri Imana iburana ikanesha, uri Imana itagineshwa n'amaboko y'abantu. Uri Elohimu, uri Adonai, uri El Shaddai, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, uri Jehova Jire, uri Estiki aini Katolik diba none sitalabinigo. Kuko kukwiringira bifite umumaro, kandi abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika iteka kunyeganyega. Jambo ryawe rikavuga ngo ku misozi yose igose Yerusalemu niko yogota abantu bawe. Turagushimiye mwami, turagushimiye ko uhaye imbaraga abazihawe rwose, uhaye ijambo abaribonye, uhaye ubuzima ababubonye, uhaye abahawe n'Uwiteka
kandi akabagiza umugisha udasanzwe. Muri iri teraniro dusabye imbaraga. Zahura bari bamaze igihe bazahaye. Burana kandi uneshe ku bari bamaze igihe mu rubanza. Tanga ubuzima ku bari bamaze igihe bashonje baguwe nabi. Tanga imibereho mizima, tanga icyerekezo cyiza. Tanga mwami, tanga imbaraga zo kunesha ibyaha, tanga imbaraga zo gukora turonke, tanga imbaraga zo kuburizamo imigambi y'abakonikoni, tanga imbaraga zo kuzahura umurimo wawe. Urakoze mwami, kuri Imana itanze imbaraga muri iri teraniro. Turazumva imbaraga zawe, turumva imirindi yawe mw'iki kirere, turumva utanze umugisha, turumva utanze byose, turumva utanze ikirere cyiza, turumva utunganije iby'iyi mvura imaze kuba nyinshi, ikaba imvura iringaniye ikwiye, itakica abantu, itagitwara abantu, ikaba imvura itanga ubuzima n'uburumbuke mu myaka, ikaba imvura nziza ko turabera bateraniye imbere yawe, tuburijemo imigambi y'abakonikoni n'abadayimoni, turananiza, turakubita hasi ibyishyize hejuru byose. Turazamura ibendera ryo kunesha ry'Uwiteka, turamagana gukora ku mubi, turamamaza intsinzi ya Yesu, turamamaza Yesu utanga ubuzima n'imibereho, turamamaza Yesu ukora byose neza kugira ngo abamwizera banezerwe. Teraniro rihereza umugisha, hereza umugisha abayobozi baryo, hereza umugisha bose, aba baririmbyi, aba badiyakoni, aba bakristo, tanga umugisha muri iri teraniro, kandi umugisha twifuza bwa mbere duha imbaraga kugira ngo ibihe byacu byo gusenga binezeze Uwiteka. Urakoze mwami, wowe uduhaye umugisha, bisabye n'izina rya Yesu, amen.